muraho reka baha ikaze ndabanza kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza. Baha ikaze kuri Ijuru Rito Family Show, urubuga rwacu namwe aho duhurira tukaganira ku bintu bitandukanye byose bigamije kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba imiryango myiza iri mu munezero. Ndabasuhuza aho muherereye hirya no hino, abari mu Rwanda, abari mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Ubu tuganira turi kuri Hotel Sainte Famille, hotel nziza iri mu mahoro y'imihanda, waba uturuka iburasirazuba, waba uturuka iburengerazuba, waba uri mu mujyi rwagati. Ni hotel ifite serivisi nziza cyane zose za hoteli. Ifite ibyumba by'inama, ifite ibyumba byo gucumbika, n'abashishikariza n'abajya bakunda gusohokana n'imiryango ko mwahagera mukaharuhukira, mukaganirira, ndetse hari n'ibintu n'amasare y'inama. Ni ahantu heza cyane, natwe twahisemo kuzajya bariho tubaganiriza duherereye. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire ku ngingo maze iminsi ntekerezaho nyuma yo kwigana n'abantu batandukanye, ingingo ijyanye no kunyara ku buriri kw'abana. Mvuze abana, mvuze abantu bakuru, ibyo ni ibyabo tuzabiganiraho nyuma. Abantu benshi bakunda abenshi muribuka tukiri abana, abenshi hari inkoni bagiye bakubitwa zijyanye nuko banyaye ku buriri. Icyo nashaka kongera tuganire uyu munsi none kugira ngo tumenye ngo ese ni ryari tuvuga ko umwana ari kunyara ku buriri mu buryo biteye impungenge. Ese ni ryari umuntu ashobora kuba yareba umuganga. Ikindi tukibaza ngo se biterwa n'iki kugira ngo umwana abe yanyara ku buriri kandi wenda yari yarabiretse. Aho rero kugira ngo tubiganireho turabanza turebe ngo ni ryari ubundi umwana mu bisanzwe ahagarika kunyara ku buriri. Ubundi abashakashatsi bavuga ko umwana ahagarika kunyara ku buriri ku myaka 5, ngo ni muri rusange nka 90%, ariko hari n'abana bitewe mbona miliyo babamo, umuryango babamo, bashobora kugenda bakageza ku myaka 7. Hako harimo n'abana babiri ka bafite 3, 2 n'igice se 4, bitewe n'uburyo umwana buri muntu akura ku giti cye. Ariko ubundi abaganga bavuga ko imyaka ya nyayo guhagarika kunyara ku buriri ari 5. Iyo amaze kubihagarika rero nyuma bikagaruka nibwo bitera impungenge, cyangwa se yarenze imyaka 7 atarahagarara kunyara ku buriri. Nyuma rero yo kubihagarika rero iyo bigarutse akajya bikora rimwe, akabikora kabiri, akamara amezi 6, akamara amezi 6 atari yarangiza amezi 6 adakoze pipi ku buriri, nibwo umuntu atangira kwibaza ikibazo umwana afite. Ariko nanone iyo atari ibintu bihoraho akora buri joro, buri majoro 2, aho ngaho bigifite urengekero. Iyo niyo bita énurésie primaire, iyo umwana nyaye ku buriri yari yarabihagaritse akongera akabikora. Hari iyo bita énurésie secondaire, noneho arabiretse, arabihagaritse, hagashira umwaka, hagashira 2, wajya kubona ukabona ku myaka 6 cyangwa ku myaka 7 mu gitondo babyuka ugasanga imyenda imyenda yayitoheje. Aho ngaho nabwo utangira kubyibazaho. Ariko ubushakashatsi bwakozwe muri 2016 mu Butaliyani bugaragaza ko ari accident zikunda kubaho nko ku bana 6% bari hagati y'imyaka 6 n'10, ndetse na 3% ku badolescent, ku bana b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 11 na 14. Bivuga ngo bibaye rimwe ntabwo ari impungenge, ntabwo umubyeyi yagombye kugira impungenge. Nyuma y'imyaka 14 harabonye mbona baba banabitaka rwose ko ngo ajya bikora neza ngo uri biki. Ibyo ngibyo bifite igihe cyabyo, wenda niba ngombwa tuzabiganira. Uyu munsi ngewe nashaka ko twiganira kunyara ku buriri kw'abana, naho bituruka ndetse n'ingaruka zabyo. Icyambere rero twabanza kwibaza ngo nizihe mpamvu zituma umwana ashobora kunyara ku buriri. Hari iyo ndi buvuge ntari bujyemo kubera ko atari domaine yanjye, nabifite mu bumenyi buhagije. Ni impamvu ziturutse ku burwayi. Wenda afite uruhago rurarwaye, wenda se uruhago rwe ntiruramenyera gufunga amakari nyine ahagarika pipi. Aho ngaho bisaba ko umuntu ajya kwa muganga. Ariko aho ngaho kugira ngo bimere gutyo ubibwirwa nuko
umwana akora pipi buri munsi kwa mbere kwa kabiri kwa kane, aho ngaho bitangira gutera impungenge ukibaza ngo se nta kibazo afite cy'umubiri, uruhago rwe rurakora neza. Impamvu ya kabiri nayo ishobora kuba ariko nayo ikaba rimwe mu kwezi, mu mezi ane, ni igihe umwana yasinziriye cyane, arananiwe, wenda se mwagiye muri pikiniki mwakinye cyane, noneho kaba kisinziriye bikamutera ubunebwe kubyuka. N'abakuru hari igihe batera ubunebwe, ariko wenda abakuru bo ntibakora pipa, ahubwo bararyama akabyuka uruhago rwabyimbye. Umwana we rero kugira ngo ugire ararekura zikizi. Ibyo nabyo nta mpungenge biba bigomba gutera, kuko aba ari ibintu biri buhite bibikira. Ikindi, hari igihe umwana bitewe n'imikurire n'ibindi bice by'umubiri bigenda bikura mu buryo butandukanye, ugasanga uruhago rwe ntirurakura, amakare y'uruhago ntarakura kugira ngo afate pipi. Indi mpamvu rero niyo nashaka ko tuganiraho cyane, kubera yuko ababyeyi tubigiramo uruhare, uburyo tubyitwaramo, aho kugira ngo dufashe mu gukemura ikibazo ahubwo tukaba twagitera kurusha. Ni impamvu ijyanye n'imyitwarire n'imitekerereze y'umwana. Nimvuga imitekerereze n'imyitwarire, wenda mu minsi iri imbere nzagira n'ibiganiro bivuga ku bijyanye n'imitekerereze, kugira ngo ninjya ngira icyo mvuga tujye tucyumvikanaho. N'ibijyanye n'amarangamutima, n'ibyishimo byinshi, n'agahinda kenshi, n'ubwoba, na frustration, n'ibintu nk'ibyo ngibyo bituma umwana aba atameze neza mu mutwe. Icya mbere ni ukwanga gukura. Uyu munsi sinzi niba mujya mureba, iyo mureba umwana ari gukina yisiga ibyondo, yikora ibyo yifuza, natwe bakuru hari igihe uvuga ngo ariko ubundi wakwisurira ibwana. Ubwo muri monde y'abana dute perimi, urakina usiga ibyondo. Ejo bundi ndimo kwerekana bajya bandika ku mamodoka y'iwabo bagasharura n'amabuye. Hari igihe rero umwana agera igihe, cyane cyane nk'iyo yakurikiwe, akumva famiye, sosiyete irimo kumusaba gukura kandi bataraba tayari. Bumwe mu buryo cerveau ye ikoresha, bumwe mu buryo ubwenge bwe akoresha, biri inconscient, inconscient nzayisuvuga wenda mu kiganiro gitaha. Umwana ahita avuga ati ni iki kintu, ubwonko agabitekereza ngo yicare nk'uri gutegura imyanzuro y'inama, ariko ubwonko buhita budevelopa iyo mekanizme yo kuvuga ngo ariko ubunyaye ku buriri abantu ntibamenya ko nyiri umwana, mukaryama ataryanyaraga ku buriri, ahubwo kubera ko muri kumusaba gukura vuba agatangira kunyara ku buriri. Impamvu ya kabiri ni ubwoba bw'ikintu umuntu atazi. Yiberaga mu rugo, ageze ku myaka 3, agize gutya agiye gutangira ishuri. Iyo stress, kwirirwa ku ishuri, n'ubundi bigaruka muri bya bintu biba bimusabye gukura, avuye muri etape y'ubuzima agiye mu yindi, kandi we imbere atari yaba tayari, reka bari kumvuga. N'ubundi umubiri buri gihe wihimbamo uburyo bwo kwirwanaho, umubiri ukirwanaho uti we kora pipi, barabona ukiri umubebe, wenda ejo ntuzasubirayo. Icyo nanone ni icya kabiri. Icya gatatu, kwimukira ahantu hashyashya, usanga mwimukiye ahantu yari afite uducuti tw'abaturanye bakina, mwagera ahantu hashyashya ntaramenya inzu, yarazi ko tuwarete hano niyo yagenda asinzira yayibona, yarazi aho firigo ibiteretse, mwabihinduye byacuritse, hari tuwarete niho hari saro, bikamucanga, inshuti zahindutse. Ibyo nabyo bimutera stress. Byamutera stress rero, umubiri ugashaka ko yongera akaba umwana kugira ngo mumwiteho kurushaho. Giye kunyara ku buri k'umwana mbyita nko kuvuza induru utabaza, ariko ubwo ndaje mu kanya tuvugane ikibazo kirimo. Ari ababyeyi basaba abana ibirenze umwanya wabo. Ababyeyi rwose mujye muha abana umwanya baba bana. Umwana w'imyaka 3 uramukubita ngo yanyaye ku buriri, ugashaka ko yitwara nko 15. Ibyo kumukubita ngo yanyaye ku buriri n'umukubita kwa mbere no kwa kabiri azahanyara. Ubwonko buzakira message ko ushaka ko akura vuba, kandi ubwonko bwo bushaka kukubwira ko akiri mutoya. Umwana umugira igikange, umugira igihahamuke, kandi byashobokaga ko wumva impuruza ari kuguha ko ashaka gukomeza kuba umwana, ukamwumva nyine, ubutumwa ukabuha agaciro. Umuryango urimo abana benshi, ejo bundi twari turi kuganira tuvuga ukuntu ufite abana 8 ukeneye nko kugura umugati, ugasanga mu ishashi habamo umusashi ya sandwich, habamo sandwich 10, ugasanga mu muryango w'abana 8 na papa na mama.
iyo uguze iyo ngiyo papa na mama n'abana 8 ariko hari abana 8 akenshi nta n'uwo bakunda kurya umugati ntibyava uguze bo papa arafata umwe nagira amahirwe bakabumwemerera na mama n'abana bafate kamwe uze niba bakadabataga hasi umwana rero niba ari mutoya nyine kugira ngo abyumvikanishe gakira umwana ashobora kunyara ku buriri kugira ngo mumwiteho mumube hafi iba ari impuruza hari ibindi bintu byinshi evenema zose zindi ziba mu buzima zishobora gutera icyo nakwita stress emotionnel evenema zigize ziri surprise gukurikirwa kwawe umwana nyine umuteye inda ntumubwiye igize 3 ntumubwiye igize 6 kugeza igihe umwana avuka yajya kubona bamusohoye mu cyumba bazanye uruhinja agahinja yajya gufata yajya kwegera mama egerayo mfite umwana niba yaramenyereye konka uretse ko akenshi umuntu ajya kubyara umwana yararivuyeho yajya gukora ku ibere egerayo ni ry'umwana ibikinisho byose ubwo bishyashya bikaba bibaye iby'umwana kandi mwamukurikije agifite imyaka 2-3 ntabwo yari yareka kuba umwana ariko mu mvugo yanyu mu bikorwa byanyu niba yararaga mu cyumba arana n'ababyeyi mwigeze mumutegura hakiri kare ngo ajye kurarana wenda n'abakuru be mugahita mumwohereza abatsi babajyama babangiza umusaza ku ngufu ako kanya agahita atangira kunyara ku buriri kugira ngo abereke yuko rwose muri kumuhohotera akiri umwana mwarangiza aho kugira ngo mumwumve aho kugira ngo mwumve impuruza mukadiha sinzi abenshi muri mwebwe bo mu kigero cyacu uzanyomoza azazamure abari bafite byibuze ubushobozi bwo kubona abakozi bo mu rugo abana bagiraga nibuka abana bo mu makaritsiye no mu rugo ariko natwe ntabwo ari twese tutazi kubiswa aho njyewe menya nazo nakubiswa umukozi akanika amatora akavuga ngo ushyiremo ibiganza ukanda aho wanyaye inkari zigashokera ubundi agakubita amarate kubita ibiki byose papa yataha ukaba nimbibwira papa nawe ari buhonde nyamba nkunda kubabwira imivumu n'amakabure ya radiyo nuvuga ngo twega ababyeyi umwana nyaye kuburira ari impuruza aho kugira ngo wumve impuruza ugakubita bivuga ngo ni nko kugira ngo iyindi mpamvu ya nyuma rero nayo tutanegirije ahubwo twagombye no kuba twahereyeho imiryango irimo ibibazo imiryango irimo conflit imiryango papa na mama batumvikana tutubyiga batubwiraga icyo bita patient désigné nuvuga ngo systeme yose birwaye umuryango urarwaye papa na mama bararwaye hakavamo umwana umwe biremerera akabura uburyo yababwira ko n'abantu bakuriyeho n'umugabo n'umugore bashwana ubura uhera wagira inama umwana yabireba bikamustressa stress yamubana nyinshi akanyara ku buriri ikibazo kiba ryari rero mufitanye stress umugabo n'umugore umwana nyaye ku buriri ahubwo umuhubiyeho mbere niba ari nyina agakubita arimo kumwishyura stress yatewe nazo niba ari umugabo ndetse abagabo kenshi sinzi ko bajya bakubita abana banyaye ku buriri bonane abenshi ntibanabimenye ariko umugosanga umwana ise na nyina barashwanye nyina akaza akamutura umujinya umwana akanyara yanyara neje umwana akongera akanyara nyina agongera akamutura umujinya ugasanga umwana yabaye umunyaziya muri segonderi aho hari inguni bagiraga twiga isave yabagamwe abana bose banyara ku buriri bahita ngo ni mu banyaziya ubwo twari twarahise muri Aziya ugasanga umwana abaye umunyaziya kubera yuko nyine muhora muhonda kandi aratabaza yatega intoki muti mu ntabare mugakubita ugasanga aho nagira navuze ama evenema atandukanye ariko hari n'ibindi environnement iri malsain aho umwana ari atisanzuye ku ishuri bajya mu miryango mu makorari y'abana bakajya mu by'abaskuti banza hari igihe ushaka kugira umwana agasanga chef afite wenda avuga nabi cyangwa se ntamwiyumvamo ahangana aba urugero inshuro nibuka abana bacu bakuru kuko abandi bo baracyari bato banabikoze ntabwo byatungurana uretse ko banabiretse umwana yari muri environnement affectif nzima yari ahantu abona urukundo agira nawe akora uko ashoboye kugira ngo icyo kintu agikureho icyo kintu ye kugira icyo kimwara kuko nawe ni ikimwara bafite reganya yo kuburira hejuru y'ikimwara cyo kunyara ku buriri ugakubita so inshuro nkeya abakuru batoya abana bacu bato
abakuru babiri ngo barakuze ntibikibaho uretse ko binabaye ntabwo byadutungura kuko nyine niyo mpamvu naje kubibasangiza bagifite mu myaka 6-7 akenshi bagiye babihagarika bafite nk'itatu 4 5 maximum ariko ajya gunuka nko ku myaka 7 akoze pipi ku buriri namahirwe ko nize psychology n'iki mitambikeka nkahita negera umwana nkatangira kumuganiriza bite ejo kwishuri byari bimeze gute kubera ko hari n'igihe abatabyibuka ko byamusteresheje bisaba ko muganira bimwe tujya tubabwira kuba kugira abana inshuti yagera yabaye atari ko ejo umwana twigana w'umugome kubera icyo ari umugome ejo yaramwaje yakumwaje kubera iki usanga n'ibintu biri bizarre wenda bamuha exercice ntiyayikora abana baramumwaza bya bindi twita bullying bijya mubona iburayi bahora bavuga cyangwa kunyuzo bakamumwaza cyangwa se mwarimu yamukubisa harimo umwe mwarimu yigeze gukubita amara iminsi nk'ibiri gukurikiranya nyara ku buriri mu gitondo nabyukaga ngiye kubategura nakora ari gukuramo agakabutura mwumva ndabafata umwanya bimeze bitatu mwarimu yarankubise yaguhoye iki wanakurikira ugasanga nta nibyo azi namubaza sari ikindi gihe mwarimu ajya gukubita akambwira ati ajya gukubitira iki akambwira ikosa yabaga yakoze bivuga ngo iyo bamukubise azi ikosa yakoze yasakuje yanze kwinjira mu ishuri imbere y'abandi mwarimu yavuze yuko wenda abatakoze exercice ari bakubita akanyafu icyo gihe ntanyare ku buriri ariko igihe bamukubise atazi icyo yazize cyangwa se yarenganye wari igihe habaho umubyeyi n'abana twayaga bandika bavuze mu ishuri bamwandika bakamukubita arengana icyo gihe rero umwana aba arimo guhuruza ntazi uburyo abikubwira aravuga ati nimbwira papa ko bankubise ku ishuri nawe ari bwongeremo ababyeyi nk'abo ngabo nabo barahari ngo badashaka kurera abajeyi kandi ugasanga urimo kwiyicira umwana cyaba ati nimbivuga no nta kintu biri bumare akabyihora ariko ubwonko bwo kuko bukeneye solution ko bukeneye igisubizo agakora pipi ku buriri izo rero ni impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umwana anyara ku buriri atari uko afite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhago atari ukubera ko sphincters cyangwa yamakare y'uruhago adakora neza ahubwo ari ukubera yuko ari impamvu ziri psychologique tugiye kureba rero twihuse icyo wakora icyambere ni ukutabigira intambara sinzi abo tujya tuganira benshi haravuga ati ngewe kwanza nanabiretse ngeze nko kuri 7 ariko wowe kubera ko ushaka ko umwana wawe ajya kuri standard ntazi ntantu wazivanye izo standard ubundi muzikura umwana w'imyaka 3 ntagomba kunyara ku buriri ukabigira intambara ukamutera stress bibigira intambara bifate nka accident noneho mu biganireho wenda muna setting mufata urupapuro mukore gahunda y'icyumweru mujye muvuga muti iminsi wagize accident yo kunyara nta accident mu byita accident mubigira umukino igihe wakoze accident yo kunyara ku buriri tuzadushyiraho umutu igihe utagize accident dushyireho icyatsi nitumara icyumweru nta accident ibaye tuzatugura sinzi wakashokora cyangwa bombo icyo musanzwe mugura iyo mwishimye mu rugo umwana bimutera kuraje yo kumva yuko atari wenyine muri icyo kibazo yagize ikindi ni ukwirinda nyine kumugereka amakosa kumwumvisha nkaho yahanuye indege ya Force One ikindi ababyeyi bakunda gukora mujye no kuvugana n'abakozi bo mu rugo badufasha kumukurera abana umwana yanyara ku buriri uwo munsi akaba ariyo ndirimbo yinyayeho ayiwe yinyayeho nusukumva umwana azumva ashyigikiwe gute azumva afashwe gute n'umwazi uyu munsi n'ejo azongera bikore n'ejo bundi ikindi ni ukwirinda kumuhana twese dukora amakosa sinzi ikintu umuntu watubwiye yuko buri gihe abana bacu bagomba kuza ari version niba twari version ya 3 nka bimwe ba updating za Android umwana akaza ari version ya 6 uyu munsi nimugoroba nahoze numva umuvugizi wa polisi bafatiye abantu 4,000 mu tubari niba umuntu w'umukuru w'umupapa ufite responsabilité bashobora kumufatira mu kabari yarenze ku mategeko azi covid n'iki byose gutumva umwana w'imyaka 4 5 6 7 atacikwa ngo akore so tubigabanye kuko natwe dusubiye inyuma hari ibintu byinshi cyane dushobora guhanirwa
none ikindi bagira inama ababyeyi ni ukumugira inama kujya gukora pipi hakiri kare ku manywa inshuro nyinshi niba yanyweye ibintu byinshi, kuko akenshi abana hari igihe barimo gukina, igihe barimo nko kureba bwa bufilime bwabo bw'ibidese anime, bikamuryohera akibagirwa kujya gukora pipi kugira ngo avide uruhago avanemo inkari zirimo, bikaza kugera igihe cyo kujya kuryama. Abenshi bajya kuryama banyweye icyayi cyangwa amata, ayo mata akaza asangamo za nkari ziriwemo mu gitondo, uruhago rukuzura rero nijoro bikamunanira kurujera kubera n'ibitotsi akagira. Ikindi bakatugira inama yo kugabanya, iyo umwana atangiye gukora pipi nka gutyo ubona biguma bigaruka, wirinda kumuha ibintu byo kunywa mu masaha y'umugoroba, mu gitondo kugera nka saa 9, nyuma ya saa 9 ukabigabanya kugira ngo worohereze uruhago rwe. Ikindi yari umwana umaze kwigira hejuru, ikindi cyanyuma yari umwana umaze kwegera hejuru, ugerageza no kumusobanurira uko uruhago rukora, uko urwungano rw'inkari rukora, systeme y'inkari, kugira ngo amenye najya ashaka kunyara hakiri kare ku manywa ahita ajya kubikoraho kuza kwirindiriza kugira ngo ataza kuryama afite n'inkari nyinshi. Ikindi yari ababyeyi babona umwanya wo kuba bari kumwe n'abana ni ugukora exercice yo gufunga inkari kugira ngo umenyereze ya makare y'uruhago, ukajya mubiganira muri ya game yo kuvuga ngo uyu munsi habaye accident, ejo nta accident yabaye, mugafata n'akanya akanywa ibintu byinshi, ukamubwira uti ntabwo uri bujye gukora mbere y'isaha, yabishaka ukamubwira uti hangana iyindi minota 10 ndaza kuguha akantu. Ibihembo by'abana n'ibigora, icyo gihe uruhago ararumenyereza, noneho na nijoro yajya aryama, yaba atanashaka kubyuka ntazire kuri ngo zimucike, akore pipi ku buriri. So babyeyi rero nyango nibyo nanateguye uyu munsi rwose, ugira amahirwe yo kureba iyi video agabanye gushyiraho stress abana. Umwana jewe sinzi n'impamvu aho umwana unyaye batamuhemba, harabonye numva bahembesha ngo baranyara, sinzi impamvu umwana wanyaye ku buriri jewe afite imyaka 7 ntanamuhemba, kuko aba mpaye amakuru nyeneye kugira ngo mfashe umwana wanjye kubaho neza. Niba umwana ku ishuri bamwajije bamuburinze akanyara ku buriri, birafasha kumubaza menye n'uwo mwana njye ku ishuri, mbwire mwarimu hano hari abana bajya baserereza uyu, wabona basereza n'abandi bana, cyangwa mujya mureba za Amerika hari abana bo bamwaza cyangwa bamukorera bullying kubera ko no mu muryango nta soutien affectif afite akiyahura. So jewe umwana wanyara ku buriri aho kugira ngo mukubite namuhemba, mwebwe ntimuzabahembe, ariko ndabisabiye babyeyi, ubonye video ntuzongeye gukubita umwana wanyaye ku buriri. Ikindi nuba wumva ibyo mvuzemo bifite akamaro, bisangize n'abandi babyeyi bafite abana bo muri iyo myaka, none abatarabagira kandi byatuma batangira no kubyimenyereza, bakabikoraho n'ubushakashatsi wenda bakazagira igihe cyo kubyara, izo stress zo gukubita abana ngo banyaye ku buriri zararangiye. Kanongere mbashimire ko mwafashe umwanya wanyu mugakurikira iki kiganiro. Ni Ijuru Rito Family Show, njyewe na Reverend umugabo kamarade. Ubundi atarasubscribinga nakongera kubashishikariza subscribinga, ubundi mukajya musura n'imbuga nkoranyambaga zacu kuri Youth for Youth Rwanda ndetse na Y4Y Rwanda, kuri Youth for Youth Rwanda kuri Facebook na Y4Y Rwanda kuri Twitter. Murakoze, Imana ikomeze bamugisha. Ciao, bye.